Igitabo cy'ibyahishuwe ni kimwe mu byanditswe byera muri Bibiliya. Ni igitabo kirimo ubuhanuzi gishushanya ibizaba mu gihe cy'imperuka. Ni igitabo kitabura gukura umutima ndetse no gutera ubwoba abasoma Bibiliya, bishingiye ku buhanuzi budasanzwe kandi bukomeye bwanditsemo, bituma umutima wa muntu uhabuka ndetse ukumva ko isi iri hafi no kurimbuka burundu, ibiriho byose bigahinduka umuyonga. Hari igihe isi yose izacura imiborogo, ibicu bizatwikira inyenyeri, umwijima wirukana umucyo. Hari igihe impanda zizavuga atari iz'umunezero, ahubwo hazabaho uburibwe bukomeye, gutaka, guhekenya amenyo no kuboroga mu marira adakama. Hari igihe umuntu atazongera kugura cyangwa se kugurisha atagira ikimenyetso cya ya nyamaswa mu gahanga. Hari igihe ubutaka buzabyara ububabare, amazi agahinduka amaraso, abantu bazashaka aho bahungira bahabure, umubyeyi azasiga umwana we, umugabo asiga umugore. Kugira ubutunzi ntacyo bizaba bikivuze, bazashaka n'igitonyanga cy'amazi yo kunywa bayabure, kuko banze kumvira umuremyi wa byose. Bazagira bati dutwikire imbere y'umujinya w'umwana w'intama w'Imana, ariko azaba bisubiza ati simbazi, sinigeze mbamenya. Igitabo cy'ibyahishuwe ntabwo kivuga gusa iby'ijuru n'abamarayika, ahubwo kinavuga inyamaswa zidasanzwe zifite imitwe 7 zizatera isi. Harimo n'ikiyoka kinini cyane twakwita nka dragoni, kizahanuka mu ijuru gishaka gucocomera ubwoko bw'Imana. Ni igitabo kivuga iminyururu y'ububabare ndetse n'ibikombe byuzuyemo umujinya w'Imana. Abasoma iki gitabo bamwe baragikwepa, abandi bagatinya bashaka gusesengura, ariko bakabura amagambo, kuko ibyanditswe mu bigenda birenga kure ubushobozi bw'amaso n'umutima wa muntu. Ni igitabo cyanditswe n'intumwa Yohana ku kirwa cya Patmos, Imana ikamuhishurira ibanga ry'ibizaba mu minsi ya nyuma ndetse no ku munsi w'imperuka. Ni igitabo kivuga inyamaswa ya kera, inyamaswa zizava mu nyanja ndetse no mu butaka, ndetse n'igishushanyo kizavugira umubare wa 666, ari wo mubare cyangwa se aricyo kimenyetso cya shitani, ndetse n'imisozi y'uburiganya ya Babuloni. Ariko nubwo gikubiyemo akaga kose kazatera isi, ni igitabo cy'ukuri cyerekana ko nyuma y'umwijima hazaba umucyo, ko nyuma y'inyamaswa hazaza umwana w'intama, ko nyuma y'amarira hari intsinzi y'abera, bazaragwa igihugu cy'amata n'ubuki kandi bazabana n'Imana. Ese koko isi tuzi zarimbuka cyangwa se tuzayibamo mu buryo bushya? Ese koko amateka muntu yanditse mu gihe cy'imyaka ibihumbi yagera ku iherezo, cyangwa se arimo gusobanukirwa n'amategeko y'ijuru tutigeze tumenya? Ese ni iki kigaragaza koko iherezo ry'ibihe ku isi? Ese ninde uzatwara isi, cyangwa se ninde uzayicira urubanza ku munsi w'imperuka? Wakwibaza ngo ni iki cyihishe inyuma y'umugore wambaye izahabu yicaye ku nyamaswa y'amaraso? Ese nta yahe mabanga yahishwe mu nyenyeri 7? Ninde uzagira isura yo guhagarara imbere y'umucyo w'Imana igihe isi yose izaba irimo gucirwaho iteka? Ese koko hazabaho inyanja y'ibirahure, abazanesha bazaririmbiraho intsinzi y'abana b'Imana? Ibi bibazo byibazwa nibyo bituma igitabo cy'ibyahishuwe gitandukana n'ibindi. Si amagambo gusa, ni amarembo afungura ubundi buzima bera bazabamo. Ni icyerekezo cyerekana ko icyiza n'ikibi bizahura bwa nyuma mu ntambara ikaze, aho inyamaswa n'intama bizapimirwa ku munzani w'ijuru. Iki ni igitabo cy'ubwoba ariko kandi nanone cy'icyizere. Ni igitabo cy'intambara ariko nanone cy'intsinzi. Ni igitabo cy'indirimbo y'urubanza ndetse na korali y'umugisha, kuko ibyanditswe muri iki gitabo ni ukuri kandi igihe kiregereje. Nuko rero nimba ushoboye kumva, tega amatwi, kandi nimba ushoboye kureba, shishoza. Reka twinjire neza muri Bibiliya, mu gitabo cy'ibyahishuwe, twumve iby'umuhanuzi Yohana yeretswe ku kirwa cya Patmos. Twumve ibyago bizatera isi ndetse n'inyamaswa ziteye ubwoba zizaza kuyobya ubwoko bw'Imana mu minsi ya nyuma, aho Satani noneho azakora ku mugaragaro. Ntago azaba akisha, kuko azababona ko igihe cye kiri kumurangirana. Gusa mbere yuko dukomeza, kora subscribe, like, share and comment, dukomeze kuryoherwa n'inyandiko zicukumburanye ubuhanga, amakuru y'ibyamamare ndetse n'imizingo y'ibyegeranyo dukomeza kukugezaho kuri iyi channel ya YouTube. Azamurwa mu mwuka, yinjizwa mu iyerekwa, nuko abona ibidasanzwe. Abona umwana w'umuntu afite ibiranga ibiremwa byo mu ijuru. Yari yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, umutwe we n'umusatsi byeraga nk'ubwoya bw'intama cyangwa se sheregi. Ibirenge bye byasaga nk'umuringa utunganyijwe, kandi ijwi rye ryari rimeze nk'amazi menshi asuma. Nuko Yohana amaze kubona ibyo, agwa hasi nk'upfuye, maze ijwi riramuhagurutsa riti ntutinye. Nuko hatangira urukurikirane rw'amabaruwa yandikiye insengero 7. Nuko nyuma y'amabaruwa 7 ijuru rirakinguka. Yohana yereka urugendo rutari rw'amagambo gusa, ni urugendo rw'amaso yahishuriwe ibiriho, ibyarangiye yewe n'ibyahazaza h'ikiremwa muntu ku isi. Nuko Yohana yumva ijwi rimubwira riti zamuka hano nkwereke ibikwiye kuba. Byanditswe mu byahishuwe ibice 4 umurongo waho wa mbere.
Nuko Yohana ajyanwa hejuru, mu maso ye habonetse intebe y'icyubahiro irabagirana bihebuje, yari intebe isakaye n'umukororombya, kandi yari ikikijwe n'ibiremwa bine bitangaje, byose biririmbira Imana biyisingiza uko bukeye n'uko bwije. Nuko Yohana yongera kwerekwa igitabo gifunze. Igitabo gifunzwe n'ibikumwe birindwi ni igitabo gikomeye kandi gihisha amateka akomeye. Mu ijuru hose hari habuze n'umwe washobora gufungura icyo gitabo. Nuko intare y'umuryango wa Yuda, umuzi wa Dawidi, yaratsinze Yesu Kristo. Niwe wenyine washoboraga gufungura icyo gitabo kugira ngo atabare ikiremwa muntu. Yiyambura icyubahiro n'ubumana yari afite mu ijuru, yemera kubyarwa n'umugore, yahinduka umugaragu kugira ngo atubere igitambo gikwiriye, kuko hari habuze uwo gucungura umuntu. Akomeza yerekwa, abona umugore wambaye izuba, afite inyenyeri 12 ku mutwe, arimo abyara. Nuko haza ikiyoka kinini cyane gishaka gucocomera uwo mwana wari umaze kuvuka, ariko Imana iramuhisha, ajyanwa ku ntebe y'Imana. Nuko marayika w'Imana Mikayeli ararwana n'icyo kiyoka n'abamarayika bacyo, arabatsinda, kijugunywa ku isi. Nuko Satani aricyo cya kiyoka n'abamarayika bacyo bamanuka mu ijuru n'umujinya mwinshi cyane. Mu ijuru hasendera amahoro, ariko isi icura umwijima. Cya kiyoka gihinduka nk'igisare cyashyizweho nta buruhukiro. Ubuzima bwa muntu buhinduka nk'isibaniro, isi igusha icyano, kuko yari yamanukiwe na Sekibi n'abambari be. Intambara iva mu ijuru yisuka ku mutima wa muntu, umuryango, mu madini n'ubutegetsi. Shitani ateza imidugararo n'ibyaha bitigeze bibaho na mbere ku isi, ashaka abazarimbukana nabo. Yohana yerekwa inyamaswa ivuye mu nyanja, ifite imitwe 7 ndetse n'amahembe 10. Ihabwa imbaraga zo kuramywa na cya kiyoka, ishyiraho ikirango cyayo ku kuboko no ku ruhanga, ari cy'umubare wa 666, ikimenyetso cya Shitani. Icyo kinyamaswa cyari gifite ishusho y'intare, amaraso y'uruhu rwacyo yasaga nk'ay'inkende, kikagira umunwa nk'uw'ingwe, ibirenge byacyo byasaga nk'iby'idubu. Cyari gifite imitwe 7 yewe n'amahembe 10, buri hembe rishyirwaho ikamba, kandi na buri mutwe wacyo wari wanditseho izina ryo gutuka Imana. Icyo kinyamaswa cyari inkoni ya cya kiyoka ku isi, kikaba ishusho y'ubuyobe, igikoresho cy'icyaha, kandi kikaba intwaro yo kugerageza abantu no kubajyana mu nzira yo kurimbuka. Iyo nyamaswa yari yambaye ubukaka bw'abami ba kera, yari ifite uburakari nk'ubwa Shitani n'icyubahiro cy'ibihugu bikomeye ku isi, kandi buri mutwe wacyo wari ubitse izina ryo gutuka Imana, umuremyi wa byose. Mbese ninde washoboraga guhagarika igikoko cyiruka mu nyanja? Ese ninde wumva amajwi yacyo yuzuye ibinyoma asakara ku isi yose nk'umuyaga uvuye mu nyanja y'umwijima? Ni ikinyamaswa cyaje gushyira ikimenyetso cya Shitani ku ruhanga rwa muntu, ari cyo umubare wa 666. Uyu si umubare gusa nk'uko abenshi babyumva, ni ikimenyetso cya Shitani kizajyana abantu kurimbuka. Ni isura y'indangamuntu y'umuntu wataye kandi wihakanye Imana. Ese hari aho igiciro cy'ubuzima cyagurishirizwa mu ruganda rw'inkota z'ibitekerezo? Abenshi bazemera gushyirwa iki kimenyetso cya Shitani ku gahanga kabo, atari uko babikunze, ahubwo bazaba bafite ubwoba bwo kubaho batagura cyangwa se ngo bagurishe. Iki kimenyetso cya Shitani kizahinduka nk'indangamuntu ya muntu mu gihe cy'imperuka, kubera ko ikoranabuhanga na za robo bizaba byaramaze kwigarurira abantu benshi ku isi, kuko nta muntu uzahabwa serivisi za banki, kugura, kugurisha, gutega bisi, gusohoka mu gihugu, yewe n'ibindi watekereza adafite iki kimenyetso cya Shitani mu gahanga, ari wo mubare wa 666. Nuko Yohana yerekwa indi nyamaswa yazamutse ituruka mu butaka, izituje cyane, ariko uko yegera abantu isi yose yisanga yegereye amarembo y'ikuzimu. Icyo kinyamaswa kiyambitse uruhu rw'intama, ariko gifite umutima nk'uwa cya kiyoka, n'ijwi ryacyo ryari nk'iry'ikiyoka. Avuga amahoro, ariko agenda n'inkota. Yigira umukozi w'Imana, ariko akorera urupfu. Yari inyamaswa ibeshya ko atari inyamaswa, yitwikiriye urukundo, ijambo ryiza, ubutumwa bw'icyizere, ariko byose ari uburiganya n'uburozi butavugwa. Kizakora ibitangaza byinshi, maze abantu batangire kukiramya bagisaba umugisha, maze kibarundeho umuvumo na cya kimenyetso cyo kurimbuka. Ariko hari abatazemera icyo kimenyetso, hari abatazapfukamira igishushanyo, hari abatazemera ibitangaza by'ibinyoma. Abo bazanyura mu buribwe bukaze, ariko nyuma bazagororerwa, bazatambagira ku nyanja y'ibirahure, bazabana n'Imana ubuziraherezo, kuko banze kugambanira umuremyi w'isi n'ijuru. Icyo tugusaba, kora subscribe, like, share and comment, dukomeze kuryoherwa n'inyandiko zicukumburanye ubuhanga, ubuhanuzi bwa Bibiliya ndetse n'andi makuru agezweho dukomeza kukugezaho.